dufite ibyiringiro byiza by'ukuri ko tutazapfa ahubwo tuzabaho. Nubwo ubona abantu bapfa tugashyingura bikarangira, abizeye Yesu burya ntacyo babaye. Hari aho uzabona ivaze ameze w'ibyatsi, ahandi amahwa menshi y'imifatangwe, hariho n'izindi zatembanywe n'isuri. Abizeye Yesu bazongera babeho. Imana gusa niyitinze kuvuga, niyo bategereje kugira ngo bakanguke. Abazaba bakiriho nabo bazahindurwa, tumusanganire ahagaze ku bicu. Dushoboze mwami tuneshe isi n'umubiri na Satani, kugira ngo tuzabe nk'ibyo birori. Icyo gihe imigezi n'ibiyaga bizagarura abo byari byaramize, abariwe n'inyamaswa z'inkazi zizabaruka nabo bitaba Yesu. Abazize inkongi y'umuriro imibiri irakongoka, hasigara ivu gusa. Aho ryamenetse hararinzwe cyane, impanda nivuga bazitaba Yesu. Nta rupfu rubi nta rumwe rubaho ruzabuza Yesu kuzura abo yacunguye. Icyo gihe imigezi n'ibiyaga bizagarura abo byari byaramize, abariwe n'inyamaswa z'inkazi zizabaruka nabo bitabe Yesu. Hari abazize inkongi y'umuriro imibiri irakongoka, hasigara ivu gusa. Aho ryamenetse hararinzwe cyane, impande izavuga nabo bitaba Yesu. Nta rupfu rubi nta rumwe rubaho ruzabuza Yesu kuzura abo yapfiriye. Imana gusa niyitinze kuvuga, niyo bategereje kugira ngo bakanguke. Abazaba bakiriho nabo bazahindurwa, tumusanganire ahagaze ku bicu. Dushoboze mwami tuneshe isi n'umubiri na Satani, kugira ngo tuzabe nk'ibyo birori. Hazaba ibirori iyo mu ijuru, tuzahanagurwa amarira yose twarize. Hari n'imibiri myiza yabikiwe abera, itandukanye cyane n'iyi twambaye. Hari ubw'isabuni ibura n'amavuta yo kwisiga, tugasubika ingendo ngo tutabangamira abandi.
muri saro twiyogoshesha ducisha inzara imibiri tuzambikwa byose ntako bizaba impanda gusa